cyane nongeye ndagarutse nari maze iminsi ntaboneka ndabashuhuje mwese ab'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'amahanga yose mu ndamuko igira iti Yesu nashimwe. Iminsi yaribaye myinshi ntagaragara kuri no channel bitewe n'impamvu zitandukanye z'akazi n'utundi tubazo murabizi. Rero ndongeye ndagarutse tuje kuganira ku ijambo ry'Imana mu maraso Yesu yatuzuriyemo tukaboneramo ubuzima. Amazina ni yayandi Hakizimana Theophile. Nejejwe n'Imana mu mutima kuba nongeye kongera kubana namwe uyu munsi. Imana rero ibaha umugisha kadutangira ikiganiro dusenga dushima Imana ko yemeye ko tubana muri uyu mwanya. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'imbaraga n'ubutwe n'ubushobozi, tugushimiye ko era kandi ukiranuka, tugushimiye ko data twese mwiza, tukwetse no gahunda uduhaye yo kubana nawe mu ijambo ryawe, udushyigikire kandi ubane natwe, utwambike imbaraga. Iri jambo ryabayeho tutarabaho, ryahumetswe n'akanwa kawe, reka n'ubundi uhagarare ku bitugu byacu wivugire kandi ubwire ubwoko bwawe icyo wagambiriye kububwira. Imitima iri bwumve iri jambo rihumurize kandi rihindure, utwongerera imbaraga no kugubwa neza kuko uri Imana y'amasezerano, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Rero ntaratinda nabazaniye ijambo riboneka mu migani rivuga ngo narihaye umutwe uvuga ngo imbaraga z'umusaraba. Imbaraga z'umusaraba, ariko turarihera mu Bakorinto igice cya mbere murongo waho wa 20, igice cya mbere murongo waho wa 18. Ijambo ryatubwiye ngo utwamagambo ravuze ngo uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Ndiko ijambo umutwe w'amagambo tubwiye murongo wa 18 ravuze ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni urupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'amahanga nzabuhindura ubusa. Imbaraga z'umusaraba rero ku cyanditswe nagambiriye uyu munsi kuvuga nuko muri iyi minsi imisengere yacu ihagaze nabi. Muri iyi minsi imisengere yacu ihagaze nabi, ntago bimeze neza, haba ku nsengero, haba ku bashumba, haba mu banyetorero batandukanye, haba ku badiyakoni, haba mu makorari, haba ahantu hose imisengere y'iyi minsi ya none ihagaze nabi. Imbaraga z'umusaraba rero icyo zishatse kuvuga ni uburyo mu ntambara z'umwuka abantu b'Imana dukwiye guhagararamo neza tugasenga, bitari uko twabanje kubona amasezerano kugira ngo dusenge, bitari uko twabanje kwakira ibyo dukeneye kugira ngo dusenge, ahubwo mu gihe cy'intambara tukagaragara nk'abanyembaraga mu buryo bw'umwuka. Imbaraga z'umusaraba icyo bisobanuye ni ugufatanya na Yesu umusaraba nyine, ukumva ko mu ntambara ufite ukwiye kurwana uri kumwe nawe. Biratubwiye ngo urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere murongo waho wa 18, ijambo iratubwiye ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni urupfu. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni urupfu. Niba uzi neza ko utafite Kristo muri wowe, udafite guhinduka cyangwa uhindura ibitekerezo n'imitekerereze, kuko ukaba wirirwa ubungana umusaraba
uwumenyesha abantu ko kwera no gukiranuka ari by'umusaraba n'ubugingo, kuri wowe ni urupfu. Ariko niba ufite kwera no gukiranuka, ukaba ufite imbabazi muri wowe, ukaba ufite kwizera, ukaba ufite gusenga, ukaba ufite kubana n'abantu neza, umusaraba kuri wowe ni ubugingo. Tuganireho gatoya. Umusaraba kuri wowe ni ubugingo. Niba ufite kuvuga ibyo Kristo ashaka, niba ufite kubana n'abandi neza, kuri wowe umusaraba ni ubugingo. Niba uzi neza ko wanga ikibi, kuri wowe umusaraba ni ubugingo. Niba uzi yuko kuri wowe ureba abababaye n'abashonji ukaba ubafasha, kuri wowe umusaraba ni ubugingo. Niba uzi neza ko ibyo ukora binyura amaso y'Imana bikanezeza rubanda, bigatuma abantu bakwigiraho ibyatuma baba abantu badasanzwe nk'uko nawe uri, kuri wowe umusaraba ni ubugingo. Ariko niba ukora ibi bintu uri mu nzira y'umusaraba, ufitemo uburiganya, ufitemo ubusambo, ufitemo kubeshya, ufitemo ubusambanyi, ufitemo umwuka wazanyemo y'imigenurano wavanye mu miryango y'imiterekero y'abazimu n'abadayimoni, abarangi n'abarungi n'abatereke n'ibindi byose bitandukanye, kuri wowe umusaraba wiriza mu kanwa ni urupfu. Birashoboka ko uyu munsi umusaraba ufite kuri wowe wakwica cyangwa ukagukiza bitewe n'uruhande uherereyemo, ariko urasabwa kugira umusaraba wo kwera no gukiranuka kugira ngo uzagabirwe gakondo yawe, kugira ngo uzahabwe agaciro kawe, kugira ngo uzabashe gukomera. Uyu munsi hindura imitekerereze, uyu munsi igaragaza imbaraga yo kwera no gukiranuka. Ntabwo naveba insengero zifunzwe cyangwa se izasenywe cyangwa se guhagarikwa ko gusenga, nuko hari ibintu bimwe na bimwe Imana ihazi. Imana ihaza akamenyero mu nzu y'Imana, Imana ihaza akamenyero mu biyita ababishopu n'abahanuzi ndetse n'abiyita abareverandi n'abiyita abandi batandukanye gutyo. Ibi bintu Imana irabihaza. Niyo mpamvu ubona harimo izi ngaruka z'uko insengero zikinze. Niba udafite imbabazi muri wowe, ntugire kwihangana, ntugire kwizera, ntugire urukundo, ntugire gufasha abantu ufite ibyo ubafashisha, ahubwo ukirirwa ubimena cyangwa se ubifata uko ubonye, kuri wowe umusaraba ni uwo kukurimbura, ntabwo ari umusaraba uzatuma ubona ubugingo. Uhagara ku dututi twinshi, ugahanura, ukavuga ijambo ry'Imana, ugasezeranya abantu batandukanye, ariko muri wowe nta mwuka wera wo gukiranuka ufite. Ijambo ryarambwiye mu gitabo cy'Abafilipi ibice 2 umurongo waho wa 14, rirambwira ngo mukore byose mutitotombana kandi mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo hagati y'abikigihe kigoramye cy'ubugoryi, ngo mubonekeramo nk'amatabaza yanyu mu isi mwerekana ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo muri kwerekana hano ni irihe? Ntabwo tuzi guca bugufi, ntituzi kubabarira, ntituzi kugira imbabazi, ntituzi kugira urukundo. Abantu b'Imana ntabwo tukibasha kubatandukanya n'abantu bo hanze batayizi. Dukeneye agakiza kaboneye gahindura abantu muri iki gihe. Imana ibabarira abantu b'Imana, Imana ibabarira abashumba b'iyi minsi, Imana ibabarira abahanuzi b'iyi minsi, Imana ibabarira abantu batandukanye babashije kuba muri uyu mwanya wo kuba mu muhamagaro bakawubamo nabi. Imana ibabarire. Imana impamvu yafuze ni imwe gusa. Reka nguhe urugero. Iyo umuhinzi ahinze mu murima igihe kirekire, biba ngombwa ko afata umurima akawufumbira ntiyongere gushyiramo imyaka atari yawuraza. Mureke Imana rero ibanza iraza insengero, ibanza ifumbira imitima y'isengero mufite. Nimara kuyifumbira, imaze kuyiha ifumbire ihagije, imaze kuyivomera, nk'uko umuhinzi ahindukira akajya kureba umurima, niko n'Imana izahindukira ikongera ikareba amatorero igakora ibitangaza.
ntabwo ari guhurura nk'uko ibyo numva bimeze. nanjye ndumva mpagaze muri uyu mwanya wo kuvuga ngo imitima y'isengero yanyu ni iyihe? imbaraga z'umusaraba ni izihe mufite mugendana muri iyi minsi ya none? ijambo muvuga ryatuma abantu bazuka ni irihe? abantu barashaka iterambere ry'amafaranga, bagashaka iterambere ryo kwikenura. ntabwo mufite inyota yo gusenga no gukiranuka no gukebwa no kwera ko mu mutima. mwahinduye imitekerereze. imana ibahe kugana imbaraga z'umusaraba. imana ibahe kugana imbaraga zo gukizwa no gukiranuka. imana ibahe imbaraga zo kwera mu mitima. mugire amagambo aremereye atuma abantu bahinduka. imana yacu ishimwe cyane, ndabakunda cyane. erega iyo ubanye n'imana ufite kwera no gukiranuka ntacyo utageraho. kandi iyo ubanye n'imana ufite kugira imbabazi mu mutima wawe nawe urazigirirwa. ese wambitse bangahe ngo nawe wambikwe? ugaburiye abangana iki ngo nawe ugaburirwe? ukeneye ibya mirenge ni ibihe wowe umaze gutanga? muri iyi si hari ikintu kimwe nabonye, kugira ngo ugire icyo ugera nuko nawe ugira ibyo urekura. niba ufite kugira ibyaha, banza ubirekure ubone agakiza. niba ufite kutagira imbabazi, banza uzigire nawe uzigirirwe n'abandi. niba ufite gutanga, bikore nawe baguhe, kuko ibintu byose byabaye impangu imbere y'Imana. ni ukubanza ukarekura ibyo ufite, kuko nawe si umuntu umwe azizo yagendanaga. hari izo yabwiye ngo musige byose munkurikire. niba mukeneye ubukire butazahomba ni ukumenya no kunkurikira no gukurikiza imigenzo yanjye. rero niba uzi neza ko utari mu murongo neza w'imbaraga z'umusaraba, va ku giti dore umuntu. kiranuka, ibindi byose Imana izabigenza neza. zo kubohorwa mu buryo bw'umwuka, mu byaha dukererwa mu kujya mu bintu bitameshe bidahesha Imana icyubahiro. twatukishije izina ry'Imana, nta guca bugufi dufite. imiryango yaranganye, abantu twaremanye imbaraga zo kwangana. aho twashakanye twaratandukanye, abantu mbese ingo zarasenyutse, ibiraba yarabaye. nta gakiza dufite. Imana iduha imbaraga z'agakiza k'umusaraba. mu biro ni intambara, mu makorari ni intambara, ahantu hose habaye intambara. mugabanya akavuyo ko kuvuga ngo muri abantu b'Imana mudafite gukiranuka. ijambo ryarambwiye ngo twere imbuto zikwiriye abihannye. Imana muje baho umugisha, ndabakunda cyane. nitwa Theophile Hakizimana. shimye Imana yemeye ko tubana muri iki kiganiro cy'aya masaha. Imana ibaho umugisha, kandi mwakoze cyane gutega amatwi ijambo ry'Imana. nenazanye ijambo rivuga ngo imbaraga z'umusaraba. ese imbaraga z'umusaraba ufite nizihe? ni ukwera, urera imbuto neza. Imana igufashe kugira imbaraga z'umwuka, kandi ihindura ubuzima bwawe. Imana ibaho umugisha, murakoze.